aya basi uyu munsi mbazane inkuru nziza. Ushobora kuri kwibaza akanya ngo inkuru nziza nje kubabwira ni iyihe, cyangwa ukibaza ngo ese noneho Kelly agiye kutubwira iki. Uyu munsi tugiye kuganira kuri filime bita Fate the Heart. Filime bita Fate the Heart murabizi yari yarahagaze yari yakozwe n'umusonuzi bita Be The Great hagara kuri 12, ariko akanya nje mbazane inkuru nziza pe, ni inkuru nziza. Ariko nanone tugaye abantu mukuramo video itarangiye kubera ko nk'iyi nkuru nziza ngiye kubabwira ntago uribuze kumva icyo nshaka kuvuga. Bango iyi filime bita Fate the Heart murabizi Be The Great yahagarikiye kuri 12 yako yakomejwe n'uyu ya umuntu wayikomeje n'uwitwa Kapo Kirimbuzi, ariko abantu benshi ntago mwishimiye amajwi y'uwitwa Kapo Kirimbuzi. Ariyo mpamvu uyu munsi ndi hano kugira ngo mbasobanurire niba iyi filime turibuze kuyireba muri iki cyumweru cyangwa turibuze kuyireba uyu munsi. Ariko uza kuyireba biraza guterwa naho wayifatiye. Iyi nomero muri screen niba ushaka gukomeza iyi filime bita Fate the Heart. Inkuru nziza kubabwira no kunje kubabwira ko iyi filime bita Fate the Heart yakomeje ku bakunzi bayo cyangwa ku bantu mwigeze kuyikundaho. Be The Great yayikomeje mu ijwi rye pe. Ubwo rero ku bantu banze kuyireba ya Kapo Kirimbuzi, ubwo mufate iyi nomero muri screen muhite munsanga WhatsApp akakanya duhite tubisoza, mpite nyibahereza ku rufaranga ruke cyane. Kandi nshimira nawe akakanya wageze kuri uwo munota cyase ubashe kumva ibi bintu. Aya makuru yari ingenzi, ariko bari abantu mukuramo video itarangiye cyase mukageza amasegonda 40 mugahita muyikuramo, ayo na makosa mbagaye cyane. Nawe uri hano ukurikira ibiganiro byanjye ndakugaye ibi bintu usabyihana. Niba uri mushyashya ukande subscribe, wandike comment, ukande like, iyo ni ingenzi. Kandi nawe dusanzwe dukorana urabizi ibyo, like iyo ni ingenzi ugomba kuyikanda ubundi bwo tugakomeza. Hanyuma ku bantu bafite ikibazo cyo kuri Till the End of the Moon mureke nayo nyibabwireho gakeya n'amakuru makeya. Iyi filime nayo haraburaho iminsi mike tugatatu yikora. Ikindi nanone hari filime bita The Internal Fragment. Iyo filime ngira ngo nabako ikiganiro giheruka kuri channel niyo filime twaganiriyeho, nubwo mutayibonye mugende munyarukire kuri channel bita Kelly Films, barita mubona video nashizeho yayo. Hanyuma ubundi bwo muri uko nimeze iyo nayo dukeneye abantu muhita mwinja muri groupe tukayibahereza. Ariko si turi butinde, si turi buganire kuri byinshi. Iyi channel yo nibisanzwe ngira ngo nabaganira ku biganiro bigenda bicaho uyu mwanya niwo mbonye kujya mbibabwira ko ntago nababwira mu biganiro biri loyo. Iyi channel icaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibyegeranyo ko kubabwira ku star runaka, ku bakinnyi babizi filime z'inshinwa, kubabwira top 10 y'amafilime meza agezweho. Buri cyumweru turabibakorera, buri kwa gatatu no ku cyumweru, ibyo byose turabibakorera. Ubwo rero kubabwira hari ikintu bagiye mbabwira abari abakinnyi bakina zira filime, igihe ako bakazi bakora cyangwa ko babayeho, ko batangiye naho bageze. Ibyo byose imyaka bafite, igikurira umuryango niho ufite turabibabwira. Ariko ibyo byose utatuganye cyangwa utarebye kuri channel bita The Great Nexus ntabwo ibyo wabibona. Ntabwo turi butinde, reka ngabanye umunwa nihutisha ibintu kugira ngo namwe mwishime. Fate the Heart yakomeje kandi uko byagenda kose iraza kuba complete. Iraza kuba complete. Ubwo ndagushimiye ugeze kuri umunota. Njye banyita Kelly, ndabakunda cyane. Mwiteho n'umuryango wanyu, mubwiye ko nabashoboje, ndabakunda cyane.